Reka nanone nongere nguhe ikaze ku isomo rya Kinn. Turi kwiga Kinn Programming Language. So nari maze kubereka uko umuntu ayinstalla, uko utangira kuyikoresha, uko ureba ko yinstaye n'uko ureba ko VS Code na Node byinstaye. Ibyo byose umaze kubikora noneho ugatangira kwandika programme, wajya kuyiraninga ukandika Kinn run, ugashyiraho izina rya file uri gukoreramo. So nuko programming language ya Kinn ikoreshwa. So iyo umaze kubikora, hano hari code ebyiri muri kubona, nizo tugiye guheraho tuvuga. Hari iyi yitwa injiza amakuru, nibyo bita method muri JavaScript cyangwa se mu zindi ndimi, aho ufata function, iba ari function, noneho iyo function ikaba irakira parameter. Byo turaza kubivuga tugeze kuri function. Noneho ubwo wandika injiza amakuru, ugashyiraho udukubo tubiri, no muri utwo dukubo ugashyiramo ikibazo uraza kubaza umuntu. Tuvuge ushaka ko umuntu akubwira imyaka ye, so wandika injiza amakuru, ugashyiraho udukubo tubiri, ngo wandika injiza amakuru, ugashyiraho udukubo tubiri nka gutya mbikoze. Noneho ugashyiramo quotation cyangwa se utwugurizo n'utwugarizo, ukamubaza ikibazo ushaka ko aza gusubiza. Tuvuge niba ushaka ko yinjiza amakuru cyane n'imyaka ye, ushobora guhita umubaza ngo ufite imyaka ingahe, ufite imyaka ingahe. Ngo umuntu uraza gufungura iyi code araza guhita asubiza iki kibazo. Reka ibyo hejuru mbe mbisibye, noneho tuze kuraninga ibingibi turebe. Araza ngo ufite imyaka ingahe, reka tuvuge 30, bihite birangira. Ubona nta kintu biri buze kuba, baramubaza ashyiremo imyaka gusa birangire. So uramutse noneho wifuza ko umuntu aza kuguhereza aya makuru, wamara kuyabona noneho ukagira icyo uyakoresha, wayafata ukayabika muri variable. Naho ngo kuyabika muri variable ni nko gufata nkuko mu mibare, urabona iyo uri gukora imibare bakubwira ngo shaka x bari variable ihagarariye umubare runaka tutarabona. Noneho umubare wamara kuwubona ugahita usimbuza x ukabona ibisubizo bindi. Ngo ahangaha naho havuze ngo injiza amakuru ni nkaho umuntu atangiye avuga ati mbwira ikibazo iki n'iki, ariko adafite ahantu ari buze kubika icyo kibazo umusubije. Noneho kugira ngo rero uze kwifashisha icyo kibazo, icyo ukora variable. Kama uti variable muri Kinn bayikora bavuga ngo reka, wandika ngo reka, cyangwa se muri JavaScript mu zindi ndimi bavuga let. Noneho reka ugashyiraho izina ry'iyo variable, cyangwa se usobanura n'iki kiraza kubikwamo. Reka tuvuge ko ari imyaka. So hano izina rya variable iyo umaze kurikora ushyiraho bihwanye, noneho ugashyiraho ya makuru noneho umuntu ari bwinjizemo, cyangwa se abifite amakuru ari direct ugahita uyashyiramo gutya. Niba ari imyaka 12 ugahita uyandikaho gutya, cyangwa niba ari amakuru umuntu arakenera kuduha ugahita uyashyiramo. So reka tuvuge ko ubwo dukeneye ko umuntu yinjiza amakuru, noneho tumubaze ikibazo dushaka kumubaza ni ikihe, ufite imyaka ingahe. So ubwo tumaze kubona variable tuyibitse mu myaka. Amakuru araduha tuyabitse muri variable yitwa imyaka, dushyiramo 20. Urabona nta kintu kiri bube. Nanone icyo dukwiye gukora ni uguhita tuvuga ngo iyi myaka uyu muntu aduhaye, noneho duhite tuyisohora, yongera yiboneye tumubwire ngo ufite imyaka uduhaye nyine 20 cyangwa 30 cyangwa indi myaka yose. Kugira ngo utange igisubizo umuntu akibone, noneho icyo ukora wandika ngo tangaza amakuru, noneho ukabikora kuri ugashyiraho udukubo, noneho hano hagati ugashyiramo ayo makuru ushaka ko umuntu atangaza. Tuvuge noneho nicyo dushaka nuko atangaza iyi myaka tumaze kubikamo hano muri iyi variable. Tuvuge turandikamo imyaka. Nitwandikamo imyaka, bwo itangaza amakuru irasohora imyaka uwo muntu yashyizemo. Tuvuga hano navuga ngo ufite imyaka ingahe, dushyiramo 60, kanda enter. Uratubona ko hano noneho munsi haza 60. Dushobora kugira ikindi kintu twongeraho, tukavuga tuti yenda koresha quotation. Tuvuga ngo ufite imyaka, noneho tubanza twandika ngo ufite imyaka, hazemo akanya, noneho kugira ngo ushyireho iyindi value ushyiremo akitso, uvuga ngo ufite ya myaka noneho dufite hano hejuru ariyo 60. Impamvu biraza gutandukana nubwo iyi ngiyi ari imyaka n'iyi ngiyi ikaba imyaka, iyi ngiyi urabona ko iri muri quotation cyangwa se mu twugurizo n'utwugarizo hano mo imbere, ariko iyi ngiyi ntabwo irimo. So iyi ngiyi itarimo
iba ari variable, noneho iyi ngiyi irimo ikaba ari ijambo risanzwe. So nituvuga ngo kin dan noneho dushyiramo imyaka 40, baramubwira noneho ngo ufite imyaka 40. So icyo tumaze kubona hano ni uko ushobora gusaba umuntu w'umuyuza kwinjizamo amakuru, noneho ukongera ugatangaza amakuru. Ushobora kumusaba nk'imibare 2, noneho wamara kumusaba imibare 2 ugahita utangaza amakuru arimo igisubizo cy'igiteranyo cy'iyo mibare 2 cyangwa se igikubo, bitewe n'icyo ushaka kuyikoresha. So ubu ni uburyo bumwe programming languages zikora bwa input na output, aho umuntu yakira amakuru akagira icyo yakoresha, nk'uko computer nyine mubizi ukuntu ikora. Yakira amakuru uyinjizamo, ikagira igaprocessinga n'ibindi nk'ibyo byose, yarangiza ikagusubiza igisubizo. Ni nka gutya nabwo hano muri kin programming language bikora. So noneho hano iyi nayo ni variable, nayo nayivuzeho gatoya. Variable zigufasha kubika amakuru nk'aya ngaya buri bwongere gukoresha ukeneye nko yakoresha inshuro nyinshi, nk'imyaka yaguhaye ukeneye kuyikoresha nk'ahantu 5, ukeneye kuyikoresha hano mubwira ngo ufite imyaka, ukeneye kuyikoresha nk'ahandi yenda uri buze gushakisha umwaka yavutsemo, ukaza kongera ugatanga igisubizo. Ntabwo buri kanya wajya umubaza ngo ufite imyaka ingahe, ubwo kubera ko bayibitsemo hano muri variable y'imyaka, uhita ukoresha iyi variable noneho kubera ko yayishyizemo igahita ikora ibyo bintu byose ukeneye ko ikora bitiriwe bikuze. So gukora variable wandika ijambo reka, ukandika izina ry'iyo variable, ugashyiraho bihwanye, ubundi ugashyiraho value y'iyo variable. So value ishobora kuba ijambo, ishobora kuba umubare, ishobora kuba n'iki ngiki gisaba ko umuyuza akinjizamo ako kanya, bikaba biza ari string, ariko variable ishobora kuba icyo ari cyo cyose. Iyi variable umuntu akoze hano hejuru ushobora kugera munsi ukongera ukayihindura. Iyo wayikoze ukoresheje reka, ushobora kugera munsi ukongera ukayihindura. Kugira ngo uyihindure wandika izina ryayo, tuvuge ni imyaka, noneho tuyinganyishe na 40, noneho tuvuge ngo tangaza amakuru. Reka dushyireho nk'ibi biri hejuru, ufite imyaka, tuze kureba uko biza kugenda. Ngo hano hejuru turerekana amakuru umuntu yashyizemo, hano nyuma tuza tuyihindurire 40, nimara kuba 40 twongere dutangaza amakuru, ariko noneho turayatangaza imyaka yabaye 40. So reka tuyiraninge turebe, dushyiremo 40 nanone. Reka dushyiremo 60 kugira ngo tuze kubona ko ari icyahindutse. 60 noneho hano munsi urahita ubona ko yabaye 40. So iyo wakoresheje variable ukoresheje reka, iyi variable ishobora guhindurwa. So tumaze kureba ku ma variables, tumaze kureba no kuri input na output, buri muntu yinjizamo amakuru n'uburyo ayasohora akayerekana, hari ikindi kintu cyo muri programming kenshi urabona ari kuna program handi bavuga ngo ngiyo ngo wanditse code, ngo hari igihe ngo ugaruka nyuma y'iminsi ukabyibagirwa ibintu wanditse. So na hano rero hari uburyo bwo kwirinda ko ibyo bintu uzabyibagirwa, aribwo buryo bita comments. Nuvuga ngo iyo uri kwandika code ugenda wandikaho comment zigaragaza ni iki wakoze mwahangaha. So kugira ngo wandike comment hano rero nuko ushobora kuza ukabikora gutya, ariko gutya hano twavuze kwinjiza amakuru, ariko ibi ngibi ntago uramutse ubirarenze bimeze gutya byazamo ikibazo, byatanga error. Hano baravuga ngo undefined error unhandled n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So kugira ngo ibi ngibi ubyirinde ukoresha comments, ariho hano imbere ushyiraho akantu k'urwego. Iyo ushyizeho akantu k'urwego gatuma iri jambo ritari buze kubangamira code zawe uri kuraninga. So kaba gasobanuye ni ibiki biri kuri uyu murongo ukurikiyeho, ushobora no kugashyira hano inyuma akaba ariho wandika comment yawe. Nabyo birashoboka, ariko ibisobanuro ni iki kiri gukorwa kuri uyu murongo cyangwa ku murongo ukurikiyeho, kugira ngo n'undi muntu uzasoma code zawe bizamworohere kumenya ibyo ari byo. So programming nyinshi zirabifite rero, na kin programming language nayo ifite comment. So tuvuye kuri comment, murabona ko hano hantu hari indimi za programming zisaba ko uko urangije statement ni umurongo wa code. Hano twarangije umurongo umwe, hano twarangije undi, hano twarangije undi. Hari programming language zisaba ko buri uko urangije umurongo uba ugomba gushyiraho semicolon ni kano kantu k'akadomo n'akitu. So hano muri kin programming language bavuga ko itari required, ntabwo ari itegeko kuyishyiraho, ariko hari ikibazo nanone kubera ko iyo uyishyizeho nanone bitanga error. So ubwo ni ukwirinda kuyishyiraho mu gihe uri gukora, ukayishyira ahantu biri ngombwa. Hari ahantu biba ari ngombwa, nko mu gihe ukoze variable ntuhite uyiha value. Hari nk'igihe ushobora gukora variable ukavuga uti reka isi, ukabikora gutya gusa ntuhite uyiha value.
nka hano uba ukeneye gushyiraho agasemicolon kugira ngo wirinde ibibazo. Niyo uri gukora kuri function uri kuritaninga nabyo turaza kubigeraho, nabwo uba ugomba gushyiraho semicolon, ariko ntabwo iyo uyishyizeho hano itanga error. So mu gihe uri gukorana n'ibi ngibi ni ukwirinda ko waba uyisizeho. Turaza kureba yenda impamvu bitanga error, bazadufasha umuntu wayikoze tubwire, ariko kuri ubu ngubu bitanga error waba wirinze kuyishyiraho. So kuri syntax yayo nibyo ngibyo naba nkubwiyeho, nakweretse kuri variables, none nkwereka no kwinjiza amakuru no kuyasohora no kwiyerekana. Reka tuze mu kanya dukomeze turi kureba ku bundi bwoko bwa variable noneho ubwo budahinduka.